y'Imana bene data mwese abo tubana kuri channel SDARM Rwanda, ni channel y'itorero ry'Abadventiste umunsi wa karindwi bavugurura. Mwese tubifurije kugubwa neza, Uwiteka abahire. Nitwa Ukugize Jean Pierre kubahageze bwa mbere, ariko turanabasaba kugira ngo mukore subscribe kugira ngo tuzahorane. Reka rero dusabe bene data turi kumwe hano muri studio nabo babasuhuze maze dukomeze muri bya byigisho byacu dusanganywe. Ni karibu bene data. Mwaramutse neza, nanjye ndabasuhuje. Nitwa Aimable Nshimiyimana. Bakoze. Turabasuhuje bene data, mugira igitondo cyiza. Nitwa Nzabamwita Pierre. Bakoze cyane. Tuje kwiga ingingo itubwira ngo imyiteguro. Mbere yuko tuyiga reka tubanze dusenge. Data mwiza, urakoze kuba uramukanya natwe amahoro. Ijambo ryawe wavuze ko ritazagenda ngo rigaruke ubusa. Udukizanye n'abatwumva mu izina rya Yesu, amen. Murakoze cyane. Ingingo itubwira ngo imyiteguro ni ingingo nziza cyane. Ni muri bya byigisho bitubwira ngo umurimo w'umwuka wera. Mbere yuko tujya mbere muri iyi ngingo reka tubanze dusabe mwene data Pierre atwibutse ingingo twize ejo mu ncamake. Karibu Pierre. Ejo twize ingingo ivuga ngo muri iki gihe cyacu. Muri iki gihe cyacu rero iyi ngingo twabonye yuko dukeneye imbaraga y'umwuka wera iduhindura, tukihana, tukatura, tukabibyara ibishya. Yego. Akoze rwose. Arakoze, aratwibukije. Twanashoje turi kubona ko dukwiriye kugira ibyo dukora, dukwiriye kwitegura. Buri imvura ya mbere barayiteguye, n'ingi tugomba kugira imyiteguro yayo. Nibyo tugiye kumara akanya tureba rero. Reka tusabe n'ubundi Pierre aturebere muri Hosea ibice 6 umurongo wa mbere ageze ku wa 3 mu kibazo kibazwa ngo ni gute tugomba kwitegura gusukirwa umwuka wera mu mbaraga y'imvura y'itumba. Karibu dusomere. Hosea ni igice cya 6 umurongo wa mbere kugeza 3 haragira hati: nimuze tugarukire Uwiteka kugeza ubwo, nimuze tugarukire Uwiteka kuko ari we wadukomerekeje kandi niwe uzadukiza, niwe wadukubise kandi niwe uzatwomora. Azaduhembura tumaze kabiri, ku munsi wa 3 azaduhagurutsa kandi tuzabaho turi imbere ye. Dushishikarire kumenya, tugire umwete wo kumenya Uwiteka. Azatunguka nk'umuseke utambika, nta kabuza azatuzaho ameze nk'imvura, imvura y'itumba isomye ubutaka. Mwakoze cyane. Nimuze tugarukire Uwiteka. Ni ingingo itubwira ngo imyiteguro. Reka twakire Aimable aduhuriza aya magambo n'uyu mutwe, agira icyo avuga kuri iyi myiteguro ikenewe kugira ngo twitegure kwakira imvura y'itumba. Ni karibu Aimable. Ariko mbere yuko mvuga ku myiteguro ikenewe muri iki gihe, nimureke twiyibutse. Ndavuga ku myiteguro y'ubungubu, ariko ndagira ngo namwe mubanze mufashe abadukurikiye Yego. umwiteguro abigishwa bagize mbere yuko basukirwa imvura y'umuhindo. Ni uwuhe? Umwiteguro babanje kugira, hanyuma umwiteguro umaze gutungana umwuka wera agahita aza. Ni uwuhe? Reka Pierre abitwibutse. Karibu Pierre. Umwiteguro bigishwa bagize ushingiye neza neza ku isomo twabonye muri Yohana igice cya 8:16. Umwuka wera naza. Umwiteguro rero ntushobora kubaho nanone hatabayeho umwuka wera. Azatsinda bisi. Ikintu cya mbere babanje gutsindwa mu mitima yabo, barihana, baratura. Buri wese n'uwarebye undi nabi yamwihanyeho aramwaturira. N'uwatekereje undi nabi yamurebye mugenzi we amwihanaho, atsindwa mu mutima amwihanaho aramwaturira. Se mugira ngo imyiteguro abigishwa bagize, mugira ngo aratandukane n'iyacu muri iki gihe. Ntabwo bitandukanye. Tugiye kubisoma mu nyandiko z'ibanze uburyo Ernest bisobanura yuko usanga abantu bashaka igihe cy'ihemburwa, bagashaka gusukirwa imvura y'itumba muri iki gihe, ariko bakirengagiza imyiteguro. Abigishwa igihe kiba kifitemo amacakubiri, igihe kirebana nabi, buri wese ashaka kuba mukuru, ntabwo umwuka wera yari kwirirwa asuka rwose. Umwuka wera yabasukiwe igihe, ku mugani nk'uko mugenzi wacu abisobanuye neza cyane, igihe bihanaga babikuye ku mutima kandi bakaturirana, noneho
bagakura inkomyi mu nzira. yego icyo cyatumye umwuka wera basukira. yabasukira nta nubwo byanatwaye iminsi myinshi, ni iminsi 10 yonyine. Yesu yamaze iminsi 40 ku isi abasobanurira ibyanditswe, mbese abigisha basubiramo ibyo yagiye abigisha mu myaka 3 yose bari bamaranye. Nabo bongeraho iminsi 10 yo kwitegura bari mu cyumba cyo hejuru basenga, baturirana, bihana. No ku munsi wa 50 ari wa Pentekote nibwo umwuka wera bamanukiye mu mbaraga ikomeye y'umuriro. Natwe rero muri iki gihe nuko nta muntu n'umwe uzigera asukirwa imvura y'itumba atarihana. Ugifite icyo upfa na mugenzi wawe mu muryango, batakubona nk'umukristo, bakubona nk'umupagani, mbese bagenzi bawe bose bakuvuma, utari wakura inkomyi n'inzitizi hagati yawe n'Imana, hagati yawe na bagenzi bawe, ntabwo umwuka wera uzigera umusukirwa. ariko hari ikintu numvishije aho ngaho nanone ngira ngo rwose murusheho kunyumvisha cyane ko muri iriya minsi 10 nibwo umwuka wera yaje. Siyo imbaraga ihindura, siyo imvura y'itumba niko ndimo y'umuhindo, sibyo? Ku munsi wa 50 haba igihamya cy'uko ijuru ryakiriye Yesu kiboneka no mu bigishwa. None se kuki kiriya gihamya aricyo abantu bakunda kwitsitsaho yuko ariyo mvura y'umuhindo basukiwe? Nge ndumva imvura y'umuhindo barayibonye muri iriya minsi 10, ahubwo ku munsi wa 50 haba igihamya cy'uko Yesu yakiriwe mu ijuru, ijuru rimwakiriye. Kinahamya yuko ya mvura y'umuhindo bayakiriye. iyo minsi 50 yo ni ikindi cyigisho, ariko iyo tuba ari iminsi 50 na 40 harimo iminsi na ya 40 irimo ndabizi, ya 40 irimo iminsi 10 kongeraho ya minsi 10. Iriya minsi 10 narimvuze ni iminsi bagizemo umwiteguro ugaragaza ko umwuka wera bagezemo. ariwo kwihana, kwatura, gusaba imbabazi, gukura inkomyi zose mu nzira. Noneho twebwe ahantu tuhirije, twebwe ntabwo Imana duhigiye, kuko twebwe turagoye. Imana ahubwo iduha n'imyaka bikatunanira. Niyo mpamvu muri iki gihe umuntu uzirangaraho muri kano gahe, aka gahe turimo, azashiduka abandi bahawe umwuka wera bakarangira wasigare, asigara amushakisha abandi baramuhawe kera. Rero dukwiriye kuzirikana iki kintu. Ariko mureka twumve ko mu nyandiko z'ibanze paje 71 havuga gusa ahangaha Elena White agaya abantu bashaka gusukirwa imvura y'itumba ariko bakirengagiza imyiteguro. Umwiteguro ni ikintu cy'ingenzi, kandi kwitegura ntabwo usaba igihe kirekire, ahubwo upfa kuba ufite ubushake gusa. Kwitegura ni ibintu byoroshye cyane, ariko nanone byangombwa. Nabonye ko benshi birengagiza umwiteguro ukenewe cyane, nyamara bakaba bari bategereje igihe cy'ihemburwa n'imvura y'itumba bibategurira kuba abantu bashyitse bazahagarara ku munsi w'Uwiteka kandi bakaba imbere ye. Mbega uko mu gihe cy'akaga nabonye abantu benshi badafite ubwihisho bari barasuzuguye imyiteguro ari ikenewe. Ku bw'ibyo ntibajyaga guhabwa ihemburwa abantu bose bagombaga kuba bafite kugira ngo babe bakwiriye kuba mu maso y'Imana yera. Abantu banga kugororwa n'abahanuzi maze ntibereshe ubugingo bwabo kumvira ukuri kose, ndetse bakaba bizera ko ari beza cyane, nyamara atari ko bari mu by'ukuri. Nibagera mu gihe cyo gusukwa kw'ibyago by'imperuka nibwo bazabona ko bari bakeneye kugororwa no gutunganyirizwa kuba ku nyubako y'Imana. Ariko muri icyo gihe nta gihe cyo kubikora kizaba kikiriho, kandi nta muhuza wo kubasabira imbere ya Data wa twese uzaba ukiriho. Mbere y'uko iki gihe kigera hazavugwa amagambo ateye ubwoba ngo ukiranirwa agumye akiranirwe, uwanduye umutima agumye yandure, umukiranutsi agumye akiranuke, uwera agumye yezwe. Nabonye ko nta muntu n'umwe wabasha guha undi ihemburwa. Bazarihabwa gusa nibatsinda ibitero byose, bagatsinda ubwibone, kwikanyiza, gukunda iby'isi, ndetse bagatsinda ijambo ribi ryose n'ibikorwa bibi byose. Ku bw'ibyo twari dukwiriye kurushaho kwegera Uwiteka, kandi tugashishikarira gushaka uwo mwiteguro ukenewe kugira ngo utubashishe guhagarara mu rugabano ku munsi w'Uwiteka. Ni mutyo abantu bose bibuka ko Imana yera, kandi ko nta n'umwe ubasha gutura aho iri uretse ibiremwa byera. Nakoze cyane, sobanuye ibintu byumvikana.
abantu banga kugororwa n'abahanuzi. Muri kiriya gihe abantu baze kugororwa n'abahanuzi, yewe na Yesu aje abigisha ntibumva, ariko natwe muri iki gihe cyacu ni abahe bahanuzi twagomera ntitwemere kugororwa nabo? Reka dusabe Pierre tubwire mu ncamake kugira ngo dusoze iyi ngingo, abo bahanuzi ni bantu ki? Hano hatubwiye neza yuko nta muntu wabasha guha undi ihembura. Nubwo abantu tubwiriza ubutumwa tukagira gute, ariko buriya umwuka wera niwe utsinda umutima w'umuntu. Abahanuzi rero tubwirwa hano ni Bibiliya yera, ni ijambo ry'Imana. Akoze cyane. Umwuka w'abahanuzi. Ndetse hari n'abantu bazaba birata ngo bahawe umwuka wera, ngo barasukiye imvura y'itumba. Ntabwo twashobora kubapinga, kandi ntabwo twamenya niba baramuhaye koko. Tuzabibonera ku byago birindwi. Ibyago birindwi nibyo bizakurikira igihe cy'irangira ry'imbabazi. Hazabanza hasukwa imvura y'itumba, hakurikireho irangira ry'imbabazi, noneho ibyago birindwi bitangire. Umuntu wese uzaba atarasukiye iyo mvura bizamugeraho nta kabuza. Murakoze cyane. Ibyo ni ibindi bindi, ariko ni ubuhanuzi dukunda gusangira. Ariko icyo hano tubonye gikomeye dukwiriye kuzirikana ni ukureka kwirengagiza uyu mwiteguro. Umwiteguro ukeneye. Mureke rero twitegure, ari twe ari abadukurikiye, tugire umwiteguro ushyitse kandi uhamye, kugira ngo twitegure gusukirwa imvura y'itumba nk'uko abambere abo mu gihe cy'intumwa bagize umwiteguro bagahabwa uyu mugisha. Natwe nitugira umwiteguro nta kizakoma mu nkokora uwo mugisha. Ndasaba rero Imana kugira ngo ihire abakurikirana ibi byigisho, ndetse namwe ibaho umugisha mu byitange mwagize. Twese dusangire uwo mugisha mu izina rya Yesu. Amen. Amen.